Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe. Hanyuma niba uri umukristo ukaba waravutse ubwa kabiri, ubutumwa bwiza urabukeneye. Ukeneye kumenya amakuru ku bigendanye n'amaturo atangwa. Amaturo ahabwa nde? Inyungu zo gutanga amaturo ni izihe? Tuzanye ubu butumwa ku bwa benshi bari bakeneye inyigisho. Nk'uko mubimenyereye rero, iyi shene ukuri kw'ijambo dusoma ivuga neza ukuri kw'ibyanditswe byera, kuko si henshi uzasanga abantu bagusobanurira ukuri kw'ibyanditswe nk'uko kuri nyirizina. Hanyuma rero turagukangurira wowe utarakora subscribe, ukanda kuri subscribe kugira ngo ayo makuru akugerereho igihe, n'andi tuzajya dutegura ajya aza igihe, na cyane cyane agaragara nk'ubuhanuzi cyangwa ihishurirwa cyangwa ibyanditswe byera. Imana ibishimire kandi Imana ibahe umugisha mwebwe mwarangije kubikora. Tuje kubabwira rero amakuru y'ibigendanye n'amaturo atangwa mu rusengero, cyangwa yahabwaga nde, cyangwa imbaraga z'ituro. Iyo usomye mu gitabo cya Mose igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, Abisiraheli babwirwaga uburyo bagombaga gutanga 1/10 amaturo y'ishimwe cyangwa amaturo y'umutima ukunze. Nubwo uyu muhanuzi yanditse aya magambo, ubuhanuzi bwe bwagayaga Abisiraheli uburyo batangaga ibi byose, aya maturo yose, ariko badakiranutse. Imana rero dusaba ko tugomba no gutanga iri turo cyangwa aya maturo dukiranutse, kuko ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe, na cyane rero ko nta kindi gitambo twatanga imbere y'Imana ngo icyishimire. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turahera rero ku ituro ry'Imana nyirizina, aho Bibiliya ivuga ngo ntukaze imbere yanjye n'ubusabusa. Aho usengera hose, mu itorero iryo ari ryo ryose usengeramo, nzi ko utanga ituro, wagombye kumenya ngo iri turo ntanga ni iry'iki, ni iryande. Mu by'ukuri rero hari ibyiciro by'amaturo. Turatangira tubabwira ituro ry'Imana. Ni ituro bita korubani. Ni ituro dusanga muri Mariko 7:11 kugeza kuri 12. Reka tuhasome wumve iby'iri turo. Haratubwira ngo nyamara mwebweho muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga gufashisha ni korobani, bisobanurwa ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Kuko nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa, kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abafarisayo bajyaga gutamba cyangwa gutanga iri turo ry'Imana. Iyo umuntu yabaga afite ituro ry'Imana, akaba afite nyina urwaye cyangwa papa we akarimufashisha, abafarisayo ntibemeraga ko ari n'igikorwa cy'ingenzi yakoze. Bumvaga yagomye, kuko bahaga agaciro ko icy'Imana cyaba ari icy'Imana. Imana yo ntabwo ikunda amaturo, ahubwo ikunda imitima imenetse. Ni nayo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo nujyana ituro ryawe ukagera ku gicaniro, ariko ukibuka uwo mufitanye ikibazo, ngo uzasubizeho ituro ryawe ubanze wikirane na wa muntu. Imana rero ntikunda amaturo, ahubwo Imana ikunda imitima imenetse. Amaturo kandi tugomba kuyatanga, ariko tukayatanga dukiranutse. Hanyuma rero iri ni ituro ry'Imana, ituro twakwita ituro ry'umunyacyubahiro, cyangwa ry'uko Imana iteye ubwoba. Iri ni naryo turo Mose Imana yamubwiye ngo bwira Abisiraheli banture amaturo. Hanyuma iri turo naryo ni ituro ry'umunyagitinyiro, bene se wa Yozefu bararimuhaye. Iyo usomye Itangiriro igice cya 43 umurongo wa 25, tumaze kumenya amakuru ko Imana ari Imana iteye ubwoba, kandi ari Imana ihindisha umushyitsi, ikeneye amaturo. Hanyuma turi buze kubabwira ni ituro rizima Imana yashimye, ari ryo turo ryajyaga ritambwa kera mu isezerano rya kera, ituro ry'ibyaha cyangwa ituro rihumanura. Iri Yesu yararitambye ubwo yatambaga umubiri we n'amaraso ye, ahinduka ituro rizima rishimwa n'Imana, ku buryo nta mukristo n'umwe
ukeneye cyangwa wasabwa ituro ry'ibyaha ngo aritange. Nta turo ry'ibyaha tugitanga, ahubwo ndakubwira andi maturo tugomba gutanga n'umumaro wayo. Tugeze ku ituro ry'impongano. Iyo usomye mu Migani igice cya 21 umurongo wa 14, ni ituro bivuga ngo rihosha uburakari. Ituro ritanzwe rwihishwa rihosha uburakari. Iri turo iyo usomye muri Samweli wa mbere igice cya 6 umurongo wa 3, ni ituro Abanyashidodi bageretse ku isanduku y'isezerano ubwo yari bamaze amaboko y'Imana baremerera, basabwa ko bayisubiza mu Isiraheli ariko bakayigerekaho amaturo. Iri turo ry'impongano kandi ryatanzwe na Abigayeli ariwe Mukanabari igihe yarihaye Dawidi asa n'ujya kumusaba imbabazi. Iyo usomye muri Samweli wa mbere 25 kugeza kuri 27, birashoboka kandi biranemewe ko iri turo waritanga kubw'inyungu zawe runaka. Iri rero Abigayeli yararitanze agira ngo Dawidi atarimbura urugo rwe kubera Nabali wari wakoze iby'ubugogi. Hanyuma tugeze ku ituro ry'umuhanuzi cyangwa umwigisha. Bibiliya ivuga iki? Ese biremewe ko umuhanuzi cyangwa umwigisha bahabwa ituro? Birashoboka. Ntabwo amaturo atangwa mu nsengero gusa. Umuntu ashobora kugukorera neza cyangwa akakugirira neza ukaba wamuha ituro. Umuntu ashobora kuririmba neza ari umuririmbyi ukamuha ituro. Umuntu ashobora kwigisha neza ukamuha ituro. Ariko bitandukanye n'aba bahanuzi baza bababwira ngo tanga ituro ngo ubone urugo, ngo tanga ituro ngo ubone umugabo, ngo tanga ituro ngo ubone inzu muri Kigali. Nta kintu watanga ngo ugire icyo ugeraho kubw'ituro. Ahubwo ituro ushobora kuritanga nk'ishimwe cyangwa nko kuba ukunze no kuramya Imana iri muri uwo muntu. Reka dusome aho byanditse. Iyo usomye muri Samweli igice cya 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9, kumve uko havuga, kuko aya makuru arakenewe, ukeneye kuyamenya. Umenye neza niba umwigisha, umuhanuzi bashobora guhabwa ituro. Birashoboka pe, Bibiliya irabyemera. Ariko ubwe nyirizina ntabwo ari ukwiye kuza kukwisabira ngo mpituro. Ni ukuvuga ngo wagombye kumenya umutima wawe ukwemeje niba watanga iryo turo ukariha uwo mukozi w'Imana. Byarakorwaga rero kuva na kera. Reka twumve uko havuga. Samweli wa mbere igice cya 9 duhere ku murongo wa 6. Aravuga ngo nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanura iby'uru rugendo rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyayo turamutura iki, ko impambi ishize mu nkangara zacu kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana? Mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Kera kose mu Bisiraheli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino dusange Bamenya, kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga Bamenya. Uyu ni Sawuli n'umugaragu we bagiye gushakisha indogobe bazibuze, ariko bamenya amakuru ko hari umuntu w'Imana utuye muri uwo mudugudu
bamushyira ituro kugira ngo abafashe asenge cyangwa se ahishurirwe iby'urugendo rwabo. Birashoboka rero. Tugeze ku gice kindi kivuga imbaraga z'ituro. Iyo usomye mu Migani igice cya 18, ituro rishobora kuguhesha inzira cyangwa rikakugeza ku bakomeye. Iri ni rya turo utanganye umutima ukunze cyangwa rya turo ry'umunyagitinyiro. Bibiliya rero irabyemera. Izi ni imbaraga z'ituro. Ituro rigira imbaraga, ariko izi mbaraga z'ituro ntago zakugeza mu bwami bw'Imana. Hanyuma ituro ry'impongano y'ibyaha, iyo usomye mu Kubara igice cya 19 umurongo wa 9, bakoreshaga kera igitambo bafashe inka y'ibara risa n'iritukura, bakayitwika igakongorwa ivu ryayo, baribyazagamo uburyo bwo kweza cyangwa guhumanura barivanze n'amazi. Ibi rero byabaga ari igitambo gihoraho gikuraho ibyaha. Iki gitambo rero ntabwo kikibaho. Iki gitambo Yesu yaragisimbuye. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza kwa 10, Yesu yabaye igitambo kizima gikuraho ibyaha, aho hatagikenewe ya nka yo gutamba igitambo cy'ibyaha kugira ngo ibyaha bikurweho. Icyitonderwa, aho usengera mu idini cyangwa muri ayo matorero, bakubwira ko imirimo y'abantu bakora ari amaturo batanga ngo ari azabaherekeza. Iki ngiki n'ubu uri mu mwuka, n'ubu ufite ihishurirwa, uzasanga atari ukuri, ahubwo ukuri ugusanga muri Matayo 25:41 kugeza 43, aho Yesu ubwe yivugiye ibikenewe, kuko ari amaturo dutanga, ntabwo ari imirimo izaduherekeza gusa. Ni ngombwa ko tugomba kuyatanga, kuko amwe nayakora umurimo w'Imana, nayafasha abakozi b'Imana, ariko siyo mirimo Yesu yashatse kutubwira. Reka dusome muri Matayo twumve uko hatubwira igice cya 25. Iyo usomye ku murongo wa 41 aratubwira ngo, azabwira abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwa bivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimwamfungurira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nshuti bene data rero, ngaho aho urubanza ruri, iki nicyo twagombye gukora. Ntitukitiranye ibintu cyangwa tuvange ibintu, ahubwo gufasha, kwambika abababaye, gusura abarwayi n'abari mu nzu y'imbohe, gucumbikira abashyitsi, kumara inyota no guhaza abashonji, niho urubanza ruri. Ni nacyo gitabo kizasomwa, amategeko akaza, hanyuma abantu bagacibwa urubanza hakurikijwe ibyo bakoze. Imirimo myiza rero dusabwa ni ugukora ibi ngibi, kuko Bibiliya igaragaza abari ibumoso n'abari iburyo. Abari iburyo bazajya mu bwami, kuko bakoze ibi ngibi babikoreye umwami. Mwakira amagambo y'Imana. Tuzagaruka rero tubabwira ibyo gutanga 1/10 nuko byatangwaga n'abo cyagenewe. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dufate ibihe byo gusenga, hanyuma wowe udukurikiye uzagumya kugenda umenya ukuri, nugumya kumva amagambo y'Imana no gushakisha no gusoma Bibiliya n'ibyanditswe byera. Iki nicyo gitabo kirimo ubwiru bwo kurokora abantu ndetse no kubatura abantu, kuko baheze mu bubata bw'umwanzi. Mana, turagushimye kuko tumenye ukuri, kandi ukuri niko kwatubatuye. Dusabiye rero abantu batari bamenye ukuri ngo bamenye icyo gukora n'icyo Bibiliya ivuga. Uwiteka, tugushimiye ko ibi bintu byose twagiye tubimenya kubwo gusobanukirwa no gushimikira no gusenga no kuba maso. Uwiteka, dusabiye abantu bose bari mu matorero atandukanye kugira ngo bamenye ukuri kw'ibyanditswe byera, aho ibi byanditswe byera bizavangirwa bakabivangamo ibitari byo, ariko twe twarangije kumenya ukuri, twarangije kumenya ibyanditswe byera. Uwiteka rero, ndabizi neza ko ijambo ryawe ry'ukuri ritavangiye, niyo mpamvu abarisoma ubu ngubu n'abarimenye rizabafasha mu gihe isi izarimo kurema indi Bibiliya itajyanye n'iyi ngiyi ivangavanze, irimo gushaka kwabo. Mwami, twebwe tuzaba twaramenye ukuri
tubatuke. Dusabiye abantu bose bari mu mahanga yose bumva ururimi rw'ikinyarwanda ko ibi byose bagomba kubimenya kandi bagasoma iri jambo kugira ngo ribafashe no gusobanukirwa. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.